kwawe turahakirira, mu kubaho kwawe turahembukira, mu kubaho kwawe tugwiza imbaraga, maze tukigira imbere tugatera intambwe, maze ibyatunaniraga tukabibasha. Mu kubaho kwawe mwami ubuzima bwacu burahembuka. Ndakwinginze mukunzi mwiza kugira ngo twemerere buri muntu wese akorweho no kubaho kwawe mwami. Umwijima we urasema umucyo wawe, ibyo atarashoboye imbaraga zawe zibe mushobozi. Twemerere duhure nawe mwami, twemerere uduhishurire ubundi bwiru bwawe twari tutaramenya, kugira ngo duhagarare dutsinda, kugira ngo duhagarare tunesha, kugira ngo imitego yose umwanzi Satani atega imbere yacu tubashe kuyitsinda, kugira ngo isi ntitubashe, kugira ngo ibizagwishije abandi tubisimbuke. Dukomeje kukubera abahungu n'abakobwa batsinda, banesha, abana wishimira wicaye ku ntebe yawe, abarinzi b'ukuri. Urakoze mwami, ngaho twese tugire neza, umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye kugira ngo tugubwe neza kuri iki gicaniro. Natwe twaje dufite inzara n'inyota byo kumva no guhura nawe, reka twese duharize kuri aya meza yawe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Umwami Yesu abaho umugisha. Mwiriwe neza, murakoze bakozi b'Imana, amen. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, n'amahoro. Haleluya. Wagize neza kuza mu nzu y'Imana muri uyu mugoroba, ugize neza gukomeza kuba umurinzi ku nkike. Haleluya. Ugize neza gukomeza gushaka Imana kugira ngo ugwize imbaraga, kugira ngo udacogora, kugira ngo utananirwa. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Mwami Yesu akomeza biyereke. Haleluya. Turavuga ku ntambwe, turabiganiraho uyu munsi, wenda n'ubutaha kubwo buntu bw'Imana, intambwe zo gutsinda urugamba rw'umwuka. Haleluya. Twagize amahirwe twanabisengeyemo. Yifuza ko umwuka w'Imana yakuganiriza kugira ngo utsinde. Haleluya. Hari umuntu wifuza gutsindwa? Ntawe. Nta muntu n'umwe wifuza gutsindwa. Burya n'abatsindwa ntibaba babishaka. Haleluya. N'ubu umukristo igice ubundi agapagana, nta muntu muzima wabikunda. Burya pagana atabishaka. Rero turifuza twese kuba abantu batsinda. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Turasoma ibyanditswe byinshi. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 6. Reka dusome niba twahageze. Haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwacu cyangwa se kumvira kwanyu kuzasohora. Amen. Ndifuza no kubasomera muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haleluya. Haravuga ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka. Haleluya. Aya magambo nyakunda kubi. Hari ibintu byishyira imbere y'ubuzima bw'abantu bikababera ibigo ntamenwa, ugakubita ugasenga ukagerageza bikanga, ariko burya wahawe intwaro zo gusenya ibyo byose. Haleluya. Ngo zikanahirika, murongo wa 5, zikanahirika. Izo ntwaro twahawe twebwe abizera zifite imbaraga zo guhirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Wari uzi ko abantu ukunda, barya abana bawe, barya abavandimwe bawe, hari inkuta ndende zashyizwe ku buzima bwabo kugira ngo zibatambamire be kumenya Imana. Haleluya. Burya gupagana si ubyigira. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yacu tugire neza. Ngo zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana.
bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Nuko rero muzaba mwumviye byimazeyo, twiteguye kuzahana uwanga kumvira uwo ari we wese. Haleluya. Impamvu nifuje ko tubanza gusoma aya magambo ni ukugira ngo twongere twibukiranye, dusanzwe tubizi ariko tubifate mu buryo buri serious, yuko urugamba rw'umwuka ruri reyeri, rubaho. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Ni ukuvuga ngo abantu basanzwe bashobora kuguteza ibibazo. Hari abantu bafite ibibazo batejwe n'abantu, barahari. Ibibazo byose duhura nabyo tubitezwa n'abantu, ariko iyo tugiye kurwana urwo rugamba ntabwo turwana nk'abantu. Haleluya. Ntabwo dusubiza mu buryo badutereyemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Turwana mu buryo bwo mu mwuka, kuko intwaro turwanisha zitandukanye n'izo bo bakoresheje baturwanya. Ni ukuvuga ngo iyo urwanya nk'uko baguteye uratsindwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yacu itugirire neza. Ndifuza ko tuganira gatoya ku ntambwe zo gutsinda uru rugamba rwo mu mwuka. Turongera dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 18. Amen. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 18. Ndatekereza ko bafite Bibiliya mwese aha hantu muhazi. Haleluya. Haravuga ku murongo wa 10 ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro, mubiteguza cyangwa se ishyaka cyangwa umwete w'ubutumwa bwiza. 16. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Haleluya. Steps cyangwa se intambwe zo gutsinda urugamba rw'umwuka. Haleluya. Reka mbanze mvugaho gatoya, ntabwo warutsinda utanemera ko ruriho. Muranyumva nshuti z'Imana? Saba Kristo bose bemera ko Satani na dayimoni bakora. Ndetse iyo bivuzeho cyane baravuga ati ibyo bintu ni ibintu bidutera ubwoba, wibitubwira tutaratunabirota, witwiterera ubwoba. Ariko niba wemera ko ijuru ririho n'Imana ikabikora, ikabifite ingabo zo mu ijuru zitwa abamarayika, ukwiriye no kumenya ko Satani ariho n'ingabo ze ziriho, ndetse afite n'abakozi. Ikintu gitangaje, ashobora kuba afite n'abakozi benshi no mu nsengero kuruta abakorera Imana. Biratangaje ariko niko kuri. Impamvu Satani ahagurutsa benshi agakorana umwete mwinshi nuko afite amakuru yaho tugana, afite amakuru yo mu ijuru kandi yifuza kutubuza kuzajyayo. Haleluya. Asobanukiwe intambara yo mu mwuka, arayizi. Satani ni umwuka. Amen. Imana yacu itugirire neza. Rero ntago watsinda urugamba rwo mu mwuka utabanje kwemera ko rubaho. Turabyemeranije ko ruhari. Haleluya. Ibyago n'amakuba n'ingorane bituzaho kenshi mu buryo bw'irepeta dusanga mu miryango yacu hirya no hino, ntabwo ari hazard, ntabwo ari impanuka. Biba bifite aho byateguriwe mu isi yo mu mwuka kugira ngo biturwanye. Ababitsinda nabamenye ko urwo rugamba ruhari. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Reka mvuge ku ntambwe ya mbere twayisomye hariya ku murongo wa 10. Havuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Intambwe ya mbere kanyitse gukomerera mu mwami no mu mbaraga ze. Haleluya. Kuba umuntu ukomeye mu gakiza, kuba ukomeye mu mwami ni inyungu zawe ku giti cyawe. Haleluya. Ntabwo ari inyungu z'Imana bwa mbere. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nsinde urugamba biransaba gukomera. Haleluya. Ese tugiye mu rugamba rusanzwe, abakomeye si bo batsinda, nibo batsinda. No muri iyi si y'umwuka kugira ngo ube umuntu unesha utsinda Satani biragusaba gukomerera mu mwami, kutaba umukristo wa feke. Reka bari ko mvuga, kutaba umukristo uhungabanywa n'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo waba umuntu utsinda utabashe kwikomeza wowe ubwawe. Amen. Gukomera mu Mana rero ni inyungu zawe. Urakomezwa n'iki? Urakomezwa nuko wagaburiwe.
Amen. Haleluya. Umuntu utarya nubwo yaba ari igihangange afite ibiro bingana nk'ibizange, umumajije icyumweru atarya ntabwo abasha kugenda. Abajya bakora amasengesho y'iminsi murabizi, tugira gutyo ukumva mu ntege habaye nkaho umukecuru, ukumva amaso yajemo ibikezi kubera ko gusa utariye ibirayi, utariye umuceri. Umuntu uyu nguyu usanzwe wambara akaberwa akumva afite isereri. Ni ukuvuga ngo umuntu wacu wo mu mwuka, uyu muntu dushaka ko akomera, arakomezwa n'uko yariye. Natarya nta mbaraga azagira. Haleluya. Ibyo tumugaburira turabizi, ni ijambo ry'Imana, kumvira Imana no gusenga. Sibyo nshuti z'Imana? Amen. Step ya mbere yagushoboza gutsindira urugamba nuko wahinduka umuntu ukomeye mu mwami. Haleluya. Amen. Twongera tuvuge akandi kantu gato yakoroheje. Ntago umuntu washonje cyane, umuntu wishwe n'inzara igihe kirekire, wamugaburira ijoro rimwe ngo ahita atora agatege. Siko bimeze? Sibyo nshuti zanjye? Haleluya. Umuntu wamaze igihe kinini ashonje, inzara ikamumerera nabi, wamugaburira umugoroba umwe agahita agira imbaraga? Ntabwo yazigira. Umuntu wacu wo mu mwuka nuko amera. Kugira ngo akomerere mu mwami nuko aba amaze iminsi agaburirwa, nuko aba amaze iminsi arya. Haleluya. Iyi processes, uru rugendo kugira ngo dukomerere mu mwami, Satana dutera kururambirwa. Ugakizwa none cyangwa ukiyemeza gusenga none, ugahaguruka none, ukumva wahita ugwiza imbaraga nk'umuntu umaze umwaka urya. Urumva ibyo bintu bishoboka? Ntabwo bishoboka. Haleluya. Ariko icy'ingenzi aha ngaha ni uko utangira byibuza kurya. Nushaka utangirira ijoro, nushaka umaze iminsi ngaho utangiye, icyangombwa ni uko utangira kugaburira umuntu wawe wamwe imbere. Numugaburira mu buryo buhoraho, azagwiza imbaraga, azaba umukristo ufite imbaraga, ntabwo Satana azamubasha. Haleluya. Ariko wirambirwa urwo rugendo, uvuge ngo ndi y'icyumweru kimwe ngaburiye umuntu wanjye igihe gitoya, kuki atagira imbaraga? Ntabwo yagira imbaraga. Ni nk'uko mu buzima busanzwe bimera. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Wicogora rero ngo nuko ibyo wariye bitahise bigaragara. Reka twongere tugaruka ku muntu usanzwe. Umuntu usanzwe tumugabura ibyo kurya byinshi cyane uyu munsi, ese yahita abyibuha? Yahita agira ibiro? Ashwi. Ubu bitubyibuhije uyu munsi nibyo twibitsemo iminsi itambutse mu mubiri bisanzwe. Ibyo uriye uyu munsi ntabwo bita bikubyibushya, bizakubyibushya ejo n'ejo bundi bikurikiranye. Niko n'umuntu wacu wo mu mwuka amera. Haleluya. Iyo agaburiwe mu buryo buhoraho, akita kuri kantite yagaburiwe no kuri karite, bizanze bikunze igihe kiragera akagwiza imbaraga. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Amen. Impamvu dukeneye kuba abantu bagwisha imbaraga nuko imbaraga Imana ikoresha kugira ngo idutabare, kugira ngo idukize urugamba rw'umwanzi, ikoresha imbaraga zibitswe muri twebwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo Imana imanuka ngo ikoresha imbaraga zayo hariya mu kirere, ikoresha imbaraga zayo twabashije kwamagazina cyangwa twabashije kwibikamo. Dusomye urwandiko rw'Abefeso igice cya 3:20, ndahamya ko amagambo ya mbere muyazi, abatinda muri Bibiliya n'agace gakurikiraho barakazi. Haleluya. Haravuga ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zikorera hehe? Zidukoreramo. Haleluya. Iyi Imana ntiyananiwe gukora ibiruta ibyo dusaba, ntiyananiwe gukora ibiruta ibyo dutekereza, ariko ikoresha imbaraga zibitswe muri wowe. Ubwo imbaraga zibitswe muri wowe ko zingana, ziraza nyine gutanga umusaruro ungana nk'imbaraga washyizemo. Siko bimeze nshuti z'Imana? Hari umuntu unyumva? Haleluya. Ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Imana ikoresha imbaraga zayo zibitswe imbere muri twebwe. Amen. Kandi izi mbaraga ubundi zari zaragenewe abizera, ni imbaraga zitagira akagero, zari imbaraga nyinshi cyane. Haleluya. Abantu bamwe bajya bibaza ngo ese kuki Imana yemeye ko Satana aturana n'abantu mu isi? Nuko Imana yari izi ko umwana w'umuntu afite imbaraga zo gutsinda Satani. Haleluya. Ntabwo Satani n'ingabo ze n'abarozi bose biwanyu biteranyije ntabwo bakurusha imbaraga, nuko utemeye kugwiza imbaraga z'Imana muri wowe. Haleluya. Imana yari yizeye umwana w'umuntu, na n'uyu munsi iracyamwizeye, izi ko muri we harimo ubushobozi bw'Umana bushobora gukorera muri we. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo n'imbaraga zitagira akagero. Reka mbasome nanone Abefeso igice cya 1:16 kugeza kuri 20. Icyampa mugakunda ibyanditswe. Amen. Haravuga ngo mbashimira Imana urudaca
nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. 19 mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Nuvuga ngo ntago bufite limiti. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Iziha abande twebwe. Haleluya. Muri twebwe nawe urimo. Iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo ukomeye ziri. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Igihe ubuzima bwanjye bwahuye n'uyu murongo bwarahindutse. Naravuze ngo kumbi imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye, imbaraga zitatangiriwe n'igitare. Oh haleluya. Zikorera burya muri njyewe, zikorera mu bizera bose. Kubimenya nibwo buzima. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Navuze ngo intambwe ya mbere gutsinda urugamba rwo mu mwuka nuko ubwawe wagwiza imbaraga, waba umuntu ukomereye mu byo wizeye. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Kwirukana abadayimoni, gusengera abarwayi, gukora ya mirimo yindi n'ibitangaza iduteye ubwoba uyu munsi tutanakora, burya byari byarahawe abizera bose. Igituma abantu bananirwa, igituma tunanirwa nuko tutagwije imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Muribuka intumwa za Yesu zinanirwa gukiza umwana wari urwaye igicuri. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 17:16 kumanuka, ntago ndi bahasome. Ise wo wa mwana yaraje aramubwira ngo namuzaniye n'abigishwa bawe bananiwe kumukiza. Haleluya. Yesu arabareba arababwira ngo mwene uyu ntakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mu yandi magambo icyatumye bananirwa nuko bari bataragwiza amasengesho muri bo, bari bataragwiza imbaraga zo kwiyiriza ubusa muri bo. Baje kuzigwiza. Haleluya. Baje kuzigwiza, birukana amadayimoni birakunda, ibicucu byabo bizura bapfuye kuko bagwije imbaraga. Haleluya. Hari abahungu bitwa abahungu ba Skewa tubabona mu byakozwe n'intumwa 19 ngo bagiye kwirukana abadayimoni, baravuga ngo turi kwirukana mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Icyatumye abadayimoni bahindukirana b'abahungu nuko abahungu nta mbaraga bari bagwije. Ubundi izina rya Yesu bari barimo kurikoresha nkuko Paulo arikoresha. Muranyumva nshuti z'Imana. Formule magique ntabwo iri mu izina rya Yesu turivuze gusa, iri bibikiwe, izo mbaraga zitsinda bibikiwe muri uwo muntu urimo kuvuga izina rya Yesu. Niyo mpamvu kugwiza imbaraga ari inyungu zawe nanjye. Haleluya. Umwanzi ntazareka kudutera, azaduteza ibibazo bitandukanye, ariko reka azasange twaragwije imbaraga. Nitugwiza imbaraga ntabwo azatubasha. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Amen. Ahakurikiyeho havuze cyangwa se step ya kabiri ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Kwambara intwaro zose z'Imana. Umurongo wa 13 watubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Haleluya. Mvuga ku ntwaro zose z'Imana, ndifuza ko waba umuntu utagira bimwe uvanamo muri Bibiliya ngo uvuge ngo oya ibingibi byo oya, ibingibi byo oya. Haleluya. Kwambara intwaro zose z'Imana ni iki? Ni ugufata ukuri kose ku ijambo ry'Imana, ni ugufata ukuri kose kwa Bibiliya wamenye ukakwemera nk'uko kuri. Haleluya. Iyo umuntu yambaye intwaro imwe ahandi hatambawe, umwanzi amubona icyuho, abona aho yinjirira. Kwambara intwaro zose z'Imana biduhesha uburinzi. Haleluya. Satani ajya kunturuka inyuma agasanga ndambaye, yanturuka imbere agasanga ndambaye, agasanga ndikwije, akabura aho ampera. Iyo umusigiye rero icyuho cya bimwe ukora, bimwe ukiranukamo, bimwe wemera n'ibindi utemera, abona aho aguca. Imana yacu tugire neza. Amen. Uko ugwiza intwaro z'Imana niko ibigutsinda bigenda biba bike. Nari mvuze ngo uko ugwiza impano z'Imana, intwaro z'Imana, niko ibigutsinda bigenda biba bike. Haleluya. Dutsindwa na byinshi, byinshi biratubasha kuko intwaro z'Imana ku buzima bwacu tutambaye zose. Cyamukanyumva. Haleluya.
aravuga ngo nitwambara intwaro zose z'Imana nibwo tuzahagara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Twatangiye tuvuga ngo twese turifuza gutsinda. Twese ntitwifuza gutsinda ikigerageza icyo ari cyo cyose, imigambi ya Satani yari yo yose, tugahinduka abantu Satani atabasha. Batubwiye ngo ibanga ryo gutsinda kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani nuko twakwambara intwaro z'Imana zose. Haleluya. Reka twongere twibaze rero nk'abantu batekereza, uzambara ute utanazizi? Wakwambara ibintu utazi? Imana yacu itugirira ubuntu. Haleluya. Nzimenya ntinda mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo ubuzima, ririmo amabanga, ririmo ubwiru, ririmo umuti w'ibibazo hafi ya byose cyangwa se byose duhura nabyo muri iyi si. Ntabwo wakwambara intwaro utashakishije. Intwaro zitandukanye n'ize 6 tugiye kuvugaho. Amahame yose yanditse muri Bibiliya, buri banga Imana yabitse muri Bibiliya rimpindukira intwaro iyo ndishyize mu bikorwa. Haleluya. Imana yacu itugire neza. Amen. Sizi ngizi gusa zanditse hano hepfo. Ikindi nifuza kuvuga, sinzi niba nawe warigeze kuba mu bujiji nk'ubwo nabayemo, ntabwo twambara ziriya ntwaro iyo turimo dusenga tuvuga ngo nikenyeje ukuri. Mwigeze musenga mwene masengesho? Njyewe narayasenze kandi igihe kirekire. Nikenyeje ukuri, nambaye ikikingira igituza cyo gukiranuka, fashe inkota ariyo jambo ry'Imana, nambaye ubutumwa bwiza, tukamanuka tugakora ku birenge tukambikaho ubutumwa bwiza aribwo biriya byose bavuga. Nambaye agakiza nk'ingofero. Ni ukuri biriya bintu ntago intwaro zakubera za kuko wabivuze kuriye. Mu nyumve nshuti z'Imana. Haleluya. Turaza kuzigarukaho hepfo gato. Reka twongere twibukiranye ko abo dukirana nabo ari abatware n'abantu bafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Ni abatware, ni abantu batarekura fasiruma, ni abantu bafite imbaraga badashaka kwakira umugisha wawe. Ntabwo rero wavuga ngo nambaye ukuri nikenyeje ukuri ngo ibyo ngibyo bizatuma ubabasha. Biragusaba kugira imbaraga ziruta izabo. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana kuvuga kuri aba bantu ngo nabatware wa murongo wa 12 utubwira ngo ntidukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bibiliya ijambo ry'Imana yakoresha amagambo avuga ngo ni ibinyabutware, ni ibinyabushobozi, ni ibihangange. Wari uzi ko ibikurwanya ari ibihangange? Wari uzi ko ibirwanya umuryango wawe ari ibihangange? Wari uzi ko ibisindisha abana bawe n'umugore wawe n'umugabo wawe ari ibihangange? Wari uzi ko ibikenyura bene wanyu ari ibihangange? Wari uzi ko ibikubuza gutunga umugisha w'Imana ari ibihangange? Ubwo ari ibihangange birikomeje kugira ngo udahabwa umugisha, birikomeje kugira ngo iby'Imana ikuvugaho bidasozwa ku buzima bwawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko ndashima Imana ko Kristo uri muri twebwe akomeye cyane kubiruta, ariko gwiza imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Amen. Iyo turebye umukozi w'Imana Daniel, umukundwa Daniel, igice cya 10 umurongo wa 12 na 13, haravuga ngo ahera ko arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Daniel umugabo ukundwa, Daniel umugabo usenga, niba yarasenze ibyo yagomba kwakira bigakererezwa n'abo batware, wowe nanjye n'imisengere yacu. Nari mvuze ngo wowe nanjye n'imisengere yacu. Urumva byoroshye? Dukwiriye kugwiza imbaraga. Haleluya. Ibikubasha ntibikomeye, ikibikomeza ni imbaraga nkeya bigusangana, ni imbaraga nkeya binsangana. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yacu itugire neza. Nibe uru rugamba rwarabaye Daniel arimo asenga, nagira ngo mbabwire ko na n'uyu munsi rugihari. Haleluya. Ariko inkuru nziza, uyu marayika Mikayeli wamanukiye gutabara na n'uyu munsi aracyatumwa kubasenga. Haleluya. Aracyamanuka agakora ariko ku bantu basenze. Imana yacu itugire neza. Urugamba uzarutsinda, uzaba uw'Imana yakugeneye kuba we. Haleluya. Ntuzatsinda wenyine, uzanambukana na bene wanyu, ariko urasabwa gusenga no kutarangara. Urasabwa kumenya ko iyi si y'umwuka iri reyeri, irafatika n'iy'ukuri
kandi ibi bihangange biri mu kirere byahagurukiye kukurwanya no kukubuza kuba Imana yakugeneye kubaho. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Ahangaha marayika yabwiye Daniyeli, yaramubwiye ngo kuva igihe watangiye gushishikarira gushaka amakuru no gusenga. Daniyeli amaze kumenya ibyo umuhanuzi Yeremiya yavuze ko bazamara imyaka 70 i Babuloni, ngo amaze kumenya ko ariyo myaka bazamarayo, ahagurukira agira umwete wo gusenga. Nuvuga ngo iyo hataboneka umuntu usenga, nubwo Imana yavuze birashoboka ko imyaka yari kugwira. Imana yacu dutabari. Haleluya. Muribuka Imana ibwira Abrahamu ikamubwira ngo abana bawe, urubyaro rwawe bazaba abanyagano imyaka 400. Muranyumva shize Imana. Iyo tugarutse mu gitabo cyo Kuva ho haravuga ngo imyaka 430, ngo itabuzeho umunsi itarenzeho n'umunsi, ngo ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa. Ibaye ingahe? 430. Imana yavuze ingahe? Yavuze ingahe? 400. Kuki yabaye 430? Habuza abasenga, habuza abiteguye. Haleluya. Iyi Imana yacu iradukunda, ifite imigambi myiza kuri twebwe no kubacu. Ariko hari ibikomangoma, hari abatware, hari ibihangange bitegetse isi y'umwijima bitifuza ko wagera kuri potential Imana yagufatiye, ko wakoresha imbaraga zose Imana yaguhaye, ko watunga imigisha yose Imana yaguhaye. Haleluya. Tubashije gutunga na kimwe cya kangahe cy'iby'Imana ituvuzeho, twaba turi abantu badasanzwe. Nagira ngo mbabwire ko tudafite na pourcentage ya kangahe y'Imana ituvugaho. Y'Imana ivuga kubera. Ariko niduhaguruka tugasenga, haleluya, tukamenya ko urugamba rw'umwuka ruri reyere, ni ukuri tuzatsinda. Imana yacu tugirire neza. Haleluya, amen. Intwaro y'ukuri ikora ryari? Wenda bari naho tugarukira. Imana yacu tugirire neza. Mwibuke handi hejuru bavuze ngo twikenyeje ukuri nk'umukandara. Ngewe nawe turemeranya ko turi mu masengesho nk'ahangaha tukavuga ngo nikenyeje ukuri, turemeranya ko bitakora. Siko bimeze. Ntabwo byakora, kuko niba mvuze ngo nikenyeje ukuri, ese ubwo ubuzima bwanjye mpise mbutuza mu kuri? Kwikenyeza ukuri kugira ngo ukuri kukubera intwaro nuko biguhindukira ubuzima. Haleluya. Nuko mba mu buzima bw'ukuri, umwe Satani akashaka ikinyoma akakimburaho. Haleluya. Niba hari ikintu Satani adashobora gupirata, adashobora kwigana, ni ukuri. Nta kuragira, nta nuko azigeragira, yitwa se w'ibinyoma. Haleluya. Ukuri ninde? Ni Kristo. Kristo yarivuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Intwaro y'ukuri rero izankorera ryari, izagukorera ryari? Ni wiyemeza kuba mukuri. Haleluya. Satani azagukebuka asanga urasa na Kristo, avuga ati hano hari umusore, hano hari umukobwa, mubonyemo ikintu iwacu tutagira, mubonyemo ikintu mu bwami bwacu tutagira. Nta kuri bagira, ni abanyabinyoma, n'abatwaza igitugu, aba yarababeshye ibyo azabagororera. Imana yacu dutabari. Haleluya. Rero reka dusohoke mu bupfafa bwo gusenga ari amasengesho, nkuko nakubwiye narayasenze ndetse nanayasengesheje n'abandi. Ariko ukuri gutsinda, ukuri kutubera intwaro, ni ukuri kwaduhindukiye ubuzima. Haleluya. Ukakubamo utitaye ku byo uzatakaza, ukakubamo utitaye ku cyo abantu bazasigara bavuga. Umwana Satani yakureba akavuga ati uyu muntu ntasa nabi wacu, ntago ndi bumubashe. Oh haleluya. Ijuru naryo ryakureba rikavuga ngo mbonye umuntu ufite utuntu twiwacu. Haleluya. Mbonye umuntu ufite kamere y'iwacu, mbonye umuntu ufite akamero k'ubumana muri we. Ijuru ntishobora kureka umuntu umeze gutyo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ni intwaro Satani adashobora gutsinda. Umuntu uba mukuri, Satani ntabwo anyamuherana iteka. Yabesherwa agacishwa ahantu, ariko byanze bikunze azavayo. Haleluya. Ukuri kwatumye Daniyeli intare zitamurya. Ukuri kwatumye abasore basohoka mu muriro ugurumana. Abadafite ukuri bawegereye bo barashya. Abadafite ukuri bari babeshye Daniyeli banazwe mu mwobo w'intare zirabarya. Ukuri kuzatuma Imana iguhagararaho. Haleluya. Ntabwo ari intwaro twikenyeza, ni ubuzima duhagararamo. Reka doyese icyubahiro. Haleluya. Urugamba rwo mu mwuka twarutsinda. Satani yatuburaho impamvu akatuzenguruka akabura haduca. Imana yacu tugirire neza. Haleluya.
ijambo ry'Imana mu Kubara 23:19 ndahamya ko murizi riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Nuvuga ngo Imana nanjye vuga ngo kuva yabaho kandi ntifite itangiro ntifite n'iherezo. Imana mu bumana bwayo nta munsi wa rimwe irabeshya, nta munsi wa rimwe irabeshya. Haleluya. Ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. No gukora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izabisohoza. Haleluya. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Ese wanyemerera kugomba gutsinda urugamba, kutagomba gutsinda uri wenyine? Haleluya. Muri ubwoko bw'Imana bwambuka Yorodani, Yosuwa yarababwiye ngo ab'intwari muri mwebwe nimuze mwambuke bwa mbere. Haleluya. Kugira ngo nimurangiza murwanirire na bene wanyu. Wahagurutse nk'umurinzi ku nkike utirwanirira ubwawe, ukeneye no kurwanirira bene wanyu, kugira ngo izo karande n'ibyo bibazo bitagira iherezo uhaguruke urwane bikurweho. Haleluya. Emera wikenyeze ukuri uguhagararemo, umwanzi Satani akubureho impamvu. Habe n'utworoheje habe n'utunini uhagarare mu kuri. Haleluya. Ni intwaro ikuzimu batagira, ni intwaro abarozi batagira, ni intwaro Satani ubwe atagira, atazi gukoresha. Uwo yisanganye aramutinya akamugendera kure kuko amubona ni ikintu atazi gukoresha, iwabo badafite. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Gutsinda urugamba rwo mu mwuka. Turambirwa ubuzima bwa Gikristo bwuzuyemo n'intege nkeya, turambirwa ubuzima bwa Gikristo budatunze Imana nzima. Buryo uko Satani agushuka agatereka ikinyoma ku rurimi rwawe, abarimo akudepuya akwambura imbaraga. Ni nk'umusirikare bafashe matekwa bakamwambura intwaro bakamukoresha icyo bashaka. Bashatse bamunoboramo amaso nka Samusoni, bashatse bamugira igikoresho mu nkambi y'umwanzi wabo. Imana yacu dutabare. Iyo rero arambitse ikinyoma ku rurimi rwawe, abazi icyo akoze, abakwambuye intwaro by'igihe kirekire. Ese mwanyemerera bwoko bw'Imana tugakenyera ukuri z'ukuri tukaba mu kuri? Haleluya. Byashoboka, byashoboka, twabishobora. Amen. Tuzakomeza ubutaha. Ndifuza ko izi ntwaro zaba ubuzima bwawe. Haleluya. Ndifuza ko wahagarara umwanzi akakuburaho impamvu. Ndifuza ko wagwiza imbaraga kugira ngo tuvuguruze ibyo umwanzi Satani yibwira ku buzima bwacu no ku buzima bw'abacu. Haleluya. N'agahinda kubona tubana n'abantu buzuye Satani atwaje igitugu bakabana natwe umwaka, imyaka 2, imyaka 10, nta butsinzi tubona, nta mpinduka tubona. Urumva utabirambiwe? Igihe Yesu yahingutse kuri wa mwana urwaye igicure, yavuze iri rimwe ryonyine, rimwe ryonyine, kuko yari yambaye intwaro zose z'Imana, nta kinyoma kimurimo, gukiranuka biramwuzuye, ijambo araryuzuye. Satani yateye ahita amusubiza ngo handitswe ngo. Nuvuga ngo intwaro zose zari ubuzima bwe, yaragwije imbaraga muri we, niyo mpamvu yategekaga bigahita biba. Nitugwiza imbaraga, ijambo ryacu mu isi yo mu mwuka riragira uburemere. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Isi yo mu mwuka iriho, irafatika. Wibuke za ntwaro twahawe handi twasomye mu Bikorino ba 2 ngo zifite imbaraga zo guhirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Hari inkuta ndende umwanzi Satani yubaka kugira ngo zitambame utakira umugisha w'Imana, kugira ngo zitambamire abahungu bawe n'abakobwa bawe batamenya Imana, kugira ngo zitambamire umugabo wawe n'umugore wawe kugira ngo badakizwa neza. Hari inkuta ndende yubaka kugira ngo abakobwa b'iwanyu bose bashake bigoranye. Hari inkuta ndende yubaka kugira ngo abagabo b'iwanyu ku myaka 50 bapfe. Hari inkuta ndende yubaka kavuga ati nibige baminuze ariko ntibagira amahoro, ingo ntizirame. Afite ibikuta birebire yubaka ku buzima bwacu kugira ngo tudatunga umugisha w'Imana, ariko dufite intwaro zo kumurwanya. Haleluya. Niwemera kugwiza imbaraga, uravuguruza ibyo umwanzi Satani avuga ku muryango wawe,
uravuguriza ibyo Satani avuga ko ubuzima bwawe. Haleluya. Nitugwiza imbaraga, buri mugisha wose Imana yagennye uzatugereraho ku gihe. Nari mvuze ngo ku gihe. Ibyo Imana ituvugaho ntago bitugeraho ku gihe, kuko hari bya bihangange ibyatangira amasengesho ya Daniel na n'uyu munsi biracyatangira yawe. Ariko nitugwiza imbaraga, ibyo Imana ituvugaho bizatugeraho ku gihe. Haleluya. Reka dusenga Imana, tuzakomeza ku munsi wa gatatu. Ndagira ngo ngere usengere ubuzima bwawe. Ujye kwisengera, usaba Imana kugwiza imbaraga. Kugira ngo ubashe gutsinda. Wibuke ko yatubwiye abasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, ariko ibyo byose abikora bitewe n'imbaraga ze zikorera muri twebwe. Nyamara imbaraga bera bahawe ngo zingana na za zindi zazuye Kristo mu bapfuye. Wishyize ku munzani wowe nanjye, ese imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye koko nizo zikorera muri wowe, nizo zikorera muri njyewe? Kutagwiza imbaraga byambuye ubushobozi, byambuye uburemere ijambo ryacu. Twari twarahawe imbaraga zo kuvuga natwe bikaba. Ku rurimi rwacu harimo imbaraga z'urupfu n'ubugingo. Twari twarahawe ubushobozi bwo gutanga umugisha, umugisha ugafata. Twara abantu Imana yizeye gukorana nabo. Ujye gusaba Imana imbaraga kugira ngo umuntu wawe agaburirwe. Inyota yuzura ubuzima bwawe, inyota ituma usenga, inyota ituma utinda mu byanditswe. Usaba Imana imbaraga kugira ngo twaze umubiri wawe igitugu. Nusenga upfukamye ibitotsi bikaza, uhaguruka ugendagende. Nugendagenda mu nzu ibitotsi bikaza, ujye hanze mu kayaga. Ariko urebe ko wagwiza imbaraga, ubuzima bwawe bugakurwa mu maboko ya Satani. Uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Imana irakwishimira, igufiteho imigambi ihambaye, ariko yakureba igasanga nawe ntabyo uzi. Udamarariye mu ngorane, udamarariye mu bibazo, udamarariye mu muryango udakijijwe, nawe agakiza kawe karagerwa ku mashyi. Ubana n'abarozi ntubamenye, kuko nta n'amaso y'umwuka wigirira. Ibyo ugaburiwe byose urarya, ibyoherejwe byose urakira. Ariko hari Imana y'ubuntu y'umugoroba. Tujye gusenga Imana ngo Mana tugwirize imbaraga nk'abarinzi ku nkiki. Yaba twebwe yaba dukurikira, Mwami tugwirize imbaraga. Turambiwe ubuzima bw'intege nkeya. Turifuza gutsinda buri rugamba rwose umwanzi azazana ku buzima bwacu. Turifuza ko abantu batarambarara hasi, turifuza ko abantu ibibazo bidakubita hasi. Turifuza kutarwanisha intwaro z'abantu ngo abantu badutere uko bakora nk'abantu, natwe tubasubize nk'abantu, kuko tudafite intwaro z'Imana muri twebwe. Suka umutima wawe imbere y'Imana niba ufite inzara n'inyota. Data mu izina rya Yesu, uratwifuriza gutsinda uyu mugoroba. Urifuza guhagurutsa abahungu n'abakobwa bagwije imbaraga zawe. Urifuza guhagurutsa urubyaro rutameze nk'urubingo, urubyaro rudahuha n'umuyaga, urubyaro Satani ataryamisha washakiye, urubyaro Satani atambura ibyiringiro hashakiye, urubyaro Satani atambura umunezero washakiye. Urifuza guhagurutsa ingabo zihagaze muri iki gihe, Uwiteka Mana Nyiringabo. Turi hano Mwami, dusutse imitima yacu imbere yawe, njyewe n'ubwoko bwawe dusutse imitima yacu imbere yawe, kugira ngo twuzuze inzara n'inyota, kugira ngo duhaguruke dusenge, utwuzuze inzara n'inyota, dutinde mu ijambo ryawe, kugira ngo tumenye izi ntwaro z'Imana, kugira ngo tumenye amabanga yose watubikiyemo. Uwiteka Mana Nyiringabo, suka izo mbaraga mu bahungu bawe n'abakobwa. Ongera inyota, dukure Mwami mu bidafite umumaro, duhagurutse Mwami mu zindi mbaraga. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Turambiwe ubwo buzima budatsinda, ubwo buzima butazi iby'intambara y'umwuka, ubwo buzima butazi ikijuru rivuga, ubwo buzima butazi intwaro turwanisha, ubwo buzima butazi imbaraga ziturwanya izo arizo. Turifuza guhaguruka nk'urubyaro rushya, urubyaro rwambaye imbaraga zawe. Hagurutsa Mwami, suka imbaraga zawe mukunzi mwiza.
imbaraga zimuvana mu bitotsi, imbaraga zimuvana mu kamenyero, imbaraga zimuvana mu bukristo budashinga. Reka umwuka ugaburirwe, reka umuriro wo mw'imbere agaburirwe. Mwuzuza inzara n'inyota yo kugushaka kuruta uko asanzwe gushaka. Mwuzuza inzara n'inyota kugira ngo ashyire amavi ya hasi asenge, kugira ngo akuzamurire amaboko, kugira ngo azamure ijwi rya nk'utabaza. Mwuzuza inzara n'inyota Mwami, kugira ngo atarengerwa n'ibyo umwanzi Satani agambiriye ku buzima bwe. Mwuzuza imbaraga zawe Mwami, mwuzuza imbaraga zawe. Komeza amavi ye, ukomeza amaboko ye, ukomeza umwuka we, komeza umwuka we. Reka umwuka usabane n'uwawe, reka amaso y'umwuka wafunguke kugira ngo amenye urugamba rumuri imbere, maze ashire ubute, ashire ubunebwe, ahaguruke Mwami, ahagarara kumushaka kugira ngo asingire imigisha umufitiye. Kristo, hari ibyo wadufatiye ariko dutinze kubisingira, nyamara warabifashe ku bwacu, kuko twadamaraye, kuko tutamenye ko intambara y'umwuka irireye, kuko twabaye mu bitotsi byinshi. Twongera andi mahirwe uyu mugoroba Mwami, twongera andi mahirwe muri iri joro. Gira umugore uhagurutsa akiza urubyaro rwe, akiza urushako rwe. Gira umugabo uhagurutsa Mwami, akiza umuryango we. Gira umukobwa uhagurutsa arakora umuryango we. Gira umusore uhagurutsa ashyira iherezo ku itegeko ribi ryashyizwe ku muryango wa. Suka imbaraga zawe Mwami uyu mugoroba, suka imbaraga zawe zivuguruza ibyo kuzima tuvugaho. Suka imbaraga zawe, amago y'abana bawe yubakike. Suka imbaraga zawe, umugisha w'ubutunzi bavugaho babashe kuwuhagararamo. Suka imbaraga zawe, basingira amagara mazima wabafatiye. Suka imbaraga zawe Mwami, bavuguruza ibyo Satani bavugaho. Suka imbaraga zawe, umugisha bawufatire ku gihe, bashakira igihe, babyarira igihe, batari imbere ku gihe wajyanye Mwami. Twambika imbaraga zo kuba mukuri, twambika imbaraga zo kuba mukuri Mwami. Shyira ukuri ku rurimi rwacu, shyira ukuri mu bitekerezo byacu, shyira ukuri mu buzima bwacu. Umwanzi Satani nadushaka tubure. Mbega ko twacitse intege kubwo kugendera mu kinyoma. Mbega ko umwanzi Satani yavunnye amavi yacu, agacogoza amaboko yacu kubwo kugendera mu kinyoma. Twamukinguriye umuryango, arinjira arasahura, arinjira arangiza. Uyu mwanya Mwami tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi kubwo ikinyoma cyose cyaciye ku rurimi rwacu. Tugusabye imbabazi Mwami, turifuza gukenyera iyi ntwaro y'ukuri, iyi ntwaro Satani atabasha, iyi ntwaro abarozi batazi kwigana, iyi ntwaro abakozi ba Satani batabasha. Dukenyeza ukuri. Reka ubuzima bwanjye, ubuzima bw'ubwoko bwawe buhagarare mu kuri. Mukize Mwami w'abami ingaruka z'ikinyoma, mwongera andi mahirwe, kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Hari ibintu byinshi bishingiye ku kinyoma atabona nuko asubiza inyuma. Hari ibyo yabeshye mu kazi, hari ibyo yabeshye umugabo, hari ibyo yabeshye umugore, hari ibyo yabeshye abo babana. Hari ikinyoma yubakiyeho Mwami, bituma Satani amucogoza igitondo n'umugoroba. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, kuzaniye ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo ubongere andi mahirwe, ubongere andi mahirwe kuva uyu munsi bahagarare mu kuri, ubongere andi mahirwe kuva uyu munsi bagendere mu kuri, maze umwanzi Satani abashaka ababuri. Ndagushimira ko ubutsinzi buri mu ruhande rwacu, ubutsinzi wabuhaye abera. Waravuze ngo bakwizera bazirukana, bazakandagira inzoka na scorpion, bazirukana amadayimoni kandi azahunga. Duhagaze muri ubwo butware, duhagaze muri ubwo bushobozi, twirukana imbaraga z'umwijima zose, nirukana imbaraga z'umwijima zose zari zibasa ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwijima zicariye urugo rwe, zicariye urubyaro rwe, zubatse ibikuta birebire kugira ngo babe
badakizwa uyu mwanya turabikubita hasi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zicariye umugisha we zikawubandararaho kugira ngo aticara muri Kanani ye. Uyu mwanya ndazambura ubushobozi mu izina rya Yesu. Ni umunyamugisha, aratunga umugisha, urugo rwe rurabanywa amahoro, araba amahoro, arazengurukwa n'amahoro, arazengurukwa n'ibyiza umuvugaho. Birya byose wanditse ku buzima bwe muri kirya gitabo cy'ubuzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe, reka uyu munsi atangire kubibamo, kuko yiyemeje guhagarara mu kuri, yiyemeje kugwiza imbaraga, yiyemeje gusohoka mu kivunge. Urakoze mwami w'abami, komezanya n'ubwoko bwawe mwami, aho tutari mwuka wawe habe, mwuka wawe amubeho mu ijoro nasenga, mwuka wawe amubeho mu nzira agenda, akomeze kumwuzuza imbaraga, mwuka wawe amubeho afata ibyemezo byo gukizwa neza, mwuka wawe amubeho afata icyemezo cyo gutereka ubuzima bwe mu kuri, mwuka wawe amubeho, umubatize mwami mu mbaraga z'umuriro, umwuzure kugira ngo mwami abashe gutsinda ibyo mwa Satani byose yari yarubitse ku buzima bwe no ku buzima bwawe. Ndagushimira kuri Imana y'amahirwe ya kenshi, ndagushimira ko ubutsinzi ari ubwacu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uri muri twebwe cyane, uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Reka imbaraga wabitse muri bo, reka imbaraga wamubitsemo uyu munsi zitangire gukora. Nagenda agwiza imbaraga igitondo n'umugoroba, ntazacogore, ntazasubira inyuma ukundi. Fatira kuri uru rwego mwami, urushaho kumuzamura kugeza igihe azahura n'ibyo wari wamugeneye. Ukohereje marayika Mikayeli akamanuka, umukundwa Daniyeli akabwirwa ibyo agombaga kubwirwa, akabwirwa iby'ubwoko bwe, akabwirwa iby'iminsi y'imperuka, kugira ngo ibyo wari mwoherejeho ntibitangirwe. Reka izo mbaraga mwami zimanuke ku buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, ibyo yoherezwaho, ibituruka iwawe, ibyo wamugeneye, impano ze, ibyiza byose umubikiye, ubutunzi umugeneye akiri hano ku isi, umugisha wamugeneye ari hano ku isi, amahoro wamugeneye, amagara muzima wamugeneye, abashe kubihagararamo no kubyakira. Urakoze mwami mwiza, nongeye gutwikiriza ubwoko bwawe amaraso yawe, bagenda mukunzi mwiza, ikimenyetso cy'amaraso kibabeho. Umwanzi Satani n'abashaka ababure, bahishanwe n'ababo, bahishanwe n'urubyaro rwabo, bahishanwe n'abagabo babo n'abagore babo, bahishanwe n'ubutunzi bwabo, bahishanwe n'ubukungu bwabo. Umwanzi Satani ntababone ukundi. Urakoze data, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Turakomeje gusoma Bibiliya, muravyibuka? Ababizi murabizi ko turimo gusoma igitabo cya Yohana. Reka abo tutatangiranye mukomeze icyo gitabo cya Yohana. Yesu abagire neza kandi akomeza abaganirize. Ijoro ryiza.